bakundwa ubu turabana b'Imana uko tuzamera ni kuberekanwa icyakora icyo tuzi neza Yesu niyerekanwa tuzasa nkawe bene data mureke gucika intege uwo twategereje agiye kuza. Wow, ngira ngo Benjamin uririmba neza cyane. Nuguhaye ikaze ku Nyigisho TV, ikinyamakuru kiguha ibiganiro bitandukanye bivuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Icyo tugamije no kugira ngo ibyo tuganira n'umuntu ahari bigira icyo bihindura ku wundi uri hari uri kubireba gusa ari mu rugendo yahozemo cyangwa se wowe utaranarugezemo ariko ashobora kumva umunezero ufite mu gakiza bikagira inyigisho bimuha. Nicyo avuga ubutumwa bakora. Turi kumwe n'umusore izina nzini Benjamin ariko araza kutwibwira mu magambo arambuye. Reka wenda muha umwanya atubwire Benjamin ni muntu ki, ubundi Benjamin yitwa ndamazina yanyayo, atubwire nyine Benjamin nka Benjamin. Murakoze, ndabanza kubashimira ko mwatekereje kunsura, kukunganiriza, kandi ndashima Imana ko ibyo mwateguye ko tuganira ari ibintu byubaka umurimo w'ubwami bwa Kristo ku isi. Imana ishimwe, ndabashimiye. Harimo nsabye kwivuga biroroshye nyine kubera yuko iyo nivuze nyine mpita nirangiza vuba vuba kubera yuko ntago ntinda rwose, ndi mugufi cyane. Nitwa Benjamin, niryo uvuze, irindi ni Igiranez. Igiranez niyo mazina yanjye. Ndi umusore ukijijwe wavutse ubwa kabiri, nakiriye agakiza, nakiriye Yesu nk'umwami ndetse nk'umukiza. Ibindi bibazo mwabimbaza Benjamin ati ndi mugufi cyane. Reka tukubaze Benjamin, hari ibintu tuganira n'umuntu kugira ngo umuntu uri gukurikirana ikiganiro abanze yumva umuntu amumenye, avuge ngo umuntu n'umuntu nyabaki, umuntu umeze ute, hanyuma noneho twisange mu kiganiro nyirizina tuganira ku bitandukanye bya kariyeri yawe turi buvugeho by'ubuzima bwawe bwa Gikristo. Ariko twabanje kumenya Benjamin, ubundi ni Benjamin ninde gute? Tubwire Benjamin wundi umunsi wawe uri normal, ubu meze utuba wifashe ute guhera ubyutse kugeza wongeye kuryama? Umunsi wanjye nawe uroroshye, ni iminsi bitewe, ha umunsi w'ikiruhuko, umunsi w'akazi. Ubwo rero ni iminsi ibiri bitandukanye. Yari umunsi w'akazi mbyuka saa 12 nkitegura, saa 12 n'igice nka mu cyayi, saa 12:45 nkafata akamoto nkajya ku kazi. Umunsi iyo urangiye, igihe mvira mu kazi ntabwo njya nkunda kubona uko ntaha muri pause. Iyo mvuye mu kazi nkataha nkagera mu rugo, iyo ngeze mu rugo bitewe n'umunaniro mfite, ariko akenshi ndakaraba, namara gukaraba nkunda gutembera. Buriya nkunda gutembera ariko n'amaguru, nkagenda mu muhanda n'andi muri siporo cyangwa ndi kugenda ntekereza gusa, umva nk'indirimbo, ndabikunda. Nabivamo haza nkicara, ngira uko narabipanze buri munsi. Ngomba gusoma Bibiliya, mba mfite n'ibitabo nsoma, ariko buri munsi iyo mvuye rero muri ibyo ndaza ngasoma Bibiliya, narangiza gusoma Bibiliya nkasoma igitabo cy'umunsi, narangiza gusoma igitabo cy'umunsi nkumva indirimbo cyangwa nkareba ikindi kintu gifite aho gihuriye n'ubuzima nkunda na hobbies zanjye, cyangwa nkacuranga, namara kubirangiza nkasenga nkaryama. Ubwo hari ibyo nasimbutse iyo maze gusoma, cyangwa muri hobbies ubwo nashyizemo no guhamagara abantu kuri telefone, gucata. Mfata umwanya nyine wo kubikora uhagije pe, ndabigenera umwanya. Wakomeje ku bintu ukunda, ariko ndashaka noneho ko clarifying uvuga nk'ikintu mu buzima bwawe Benjamin avuga ati iki kintu ndagikunda. Nicyo kintu cya mbere navuga ngo gishobora kuba icyo ari cyo cyose, gishobora kuba ikijyanye n'ubuzima, ikigira spirituel, icyo ari cyo cyose ukunda, wavuga yuko ari ikintu ushyira imbere ukunda kurusha ibindi. Ndakuririmba.
birumvikana. Benjamin tumuzi mu makorali atandukanye menshi cyane, Benjamin tumuzi mu worship team menshi, turaza no kubivugaho ko noneho yinjiye muri muzika neza. Ariko reka tubanze twigane ku buzima bwa Benjamin. Mu buzima bwawe nka Benjamin Igiranez, niki kihe kintu wavuga cyakunejeje nk'umunsi runaka ukavuga ati uyu munsi nshobora kuvuga ko ari umunsi nishimye kurusha indi minsi yabayeho? Simvuze ko ari wo uzi wishimye kuyizabaho ko ntitubizi. Hari umuntu wigeze gukora ubukwe avuga ijambo ryanshimishije, aravuga ngo uyu ni umunsi wa mbere ngize ibyishimo birenze, ngo ariko ngo ni umunsi muto ugereranyije n'izaza yo kwishima. Icyo cyizere arakiha mu buzima. Nanjye rero singiye guca iteka mvuge ngo umunsi niwe wishimye wonyine, uzagira n'indi, ariko tubwire kugeza ubu ngubu umunsi wavuga ati uyu munsi narishimye ndanezerwa. Ya nagiye iyo minsi ndayifite myinshi, navuga ko nishimye, ariko nyine biterwa na n'igice cy'ubuzima. Buri gice cy'ubuzima ngenda ngiramo umunsi nishimye kurusha indi. Wenda niba nakugoye nyine wa specifying ukambwira nyine mu kihe gice. Ubigere general, igice cyo cyose wumva ikintu kita kigukomaho umuntu avuze ati wishimye ugatumva kandi ko kwese kaza bari icyo tubwira. Umunsi nishimye mbihurije hamwe n'iminsi yose. N'umunsi nigeze kuririmba nyine ndi mu rusengero, nta nubwo wari umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana. Naririmbaga muri korali icyo gihe, nari nkiga muri kaminuza. Hanyuma nyine ntago numva ntashaka kumentioninga ibyabaye icyo gihe. Cyari igiterane gikomeye, ariko hari harimo n'abantu batandukanye, bamwe tujya twita abastari n'abandi, ariko nyine icyo gihe habaye ibintu bidasanzwe. Narishimye cyane nyine, nibwo numvise umusaruro w'agakiza. Numvise nyine Imana ingirira icyizere, numvise ari privilege ikomeye kuba nyine Imana impitamo ikaba yankoresha ikintu nk'icyo ngicyo. Niwo munsi nishimye kurusha indi. Reka noneho nkubaze ku munsi noneho waba warakubabaje. Uvuga abantu bose bagira ikintu cyababaje, utubwire nk'ikintu cyaba cyarigeze kukubabaza uvuga ati o Mana yanjye ibi ni iki bimbayeho, cyane cyo gishaka kuba ikintu cyose. Iyo minsi nayo ni myinshi, ariko wenda ubwo navuze umunsi rusange, wenda wo mu buzima bwa Gikristo niwo wanshimishije cyane. Uwambabaje wo ntago ari mu buzima bwa Gikristo, nubwo naho hatabura ibintu bigenda bica umuntu intege bikanamubabaza, ariko umunsi wambabaje wo nawo ndawuzi wareka muvuge. Ni mu buzima busanzwe umunsi nababaye cyane nyine, nkavuga nti iki nicyo kigero gihagije cy'umubabaro ngize. Abana rwose umubabaro wanjye hano uruzuye. Hari ku itariki 9 z'ukwa 9 mu 2015 saa 3:42. Ndabyibuka rwose. Nari ndi no mu karere ka Ngoma y'Ikibungo. Niwo munsi wambabaje, ndumva bihagije. Reka wenda twe kwinjira mu bintu byababaje Benjamin, no bintu bibuka n'amasaha ni ikintu gikomeye. Nari ngiye kongera kukubaza ngo ese nuhe munsi utazibagirwa wowe nkurikije uko umbwiye wa kabiri wakubabaje. Ndavuga ati no munsi Benjamin atazibagirwa. Okay, reka dukomeze ikiganiro. Twakubaje umunsi ukunezeza ugaruka ku bintu bya Gikristo, biba mu kuririmba, Imana ikakugirira icyizere. None ndashaka ko twinjira mu kiganiro cyo kuvuga cyo kutubwira ubuzima bwawe bwa Gikristo. Ndagira ngo duhere ku gukizwa kwawe. Ese byagenze gute kugira ngo Benjamin akizwe? Ese hari igihe Benjamin yaba hadakijijwe, cyangwa se turabizi twaganiriye no musore mu minsi ishize witwa Ezira, tubwira ko muhurira mu muryango w'abana ba pasiteri. Ntabwo twakora tubikubaza byo twarabimenye. Abakunzi ba Inyigisho TV no Benjamin yavugaga ngo wa musore ngo ubone ukabona ko akuze. Turaza kubigaruka ibyo ngibyo, ariko tubwire igihe wakirijwe ni ryari, cyangwa se uwo munsi byakugendekeye gute? Umunsi ntago wari ubivuze ngo Benjamin yigeze kuba hadakijijwe. Nabayeho nakijijwe igihe kinini, kandi gihe ubanza ntandukanye n'abantu benshi, ariko harabo tubihuje. Nubwo nari nzi ko nubwo nabayeho ntakijijwe, nari mbizi neza n'umutima wanjye igihe kimwe, ikindi ntabizi. Cyakora nari nzi icyaha n'igisa nacyo, kubera ko tujya tubivuga kenshi. Nkuko yewe ubwo bikomojeho, navukiye mu muryango w'abakristo, umuryango w'abarokore. Rero nari nzi icyaha n'igisa nacyo, mbizi mu bumenyi. Ari ibintu abantu bitiranye.
hari umuntu ashobora kugira ubumenyi ku bukristo ariko atari umukristo. Nari mfite ubumenyi bwinshi rero ku bukristo kandi nari narakuriye aho hantu. Rero nabayeho ntakijijwe igihe kinini, ndi umwana wo kwa pasiteri, nkiga amashuri yanjye, ndatangira primaire na secondaire nyijyamo ntakijijwe. Ariko wenda natangiye gukora, nabyita ko nagiye mu byo twakwita umurimo w'Imana kuva muri Sunday school. Imwe ngeze muri secondaire biranga, ndi kubivunagura, mbona ibindi bintu byinshi binkurura. Njya mu bintu by'umuziki, byo kubyina, njya muri karate, njya no mu gukina volley. Ibyo nyine bigeze muri twonkome nibyo byatwaye ubuzima bwanjye. Noneho nabyo nakoraga byo kujya mu makorari mbanza nk'ubiretse. Uko ngeze mu wa kane nabaye challenged, nagiye ku kigo kindi nari naritoreye, nshaka kujya kure y'iwacu. Nkigiyeho rero nibwo ubundi Benjamin wa nyawe yatangiye kwigaragaza, Benjamin utaboshye, Benjamin utaziritse, Benjamin rwose wumva ushaka gukora ibintu uko yabitekereje. Icyo gihe niga muri icyo kigo nyine nibwo nabaye ko kudakijijwe nkuko narindi. Nagiye mu bikorwa byinshi, mu bigare byinshi by'uburara. Icyo gihe niga muri icyo kigo mu wa kane. Imana rero yangiriye neza kubera nabwo ingorane nyinshi nahuye nazo muri ubwo buzima. Uwo munsi nibwo ndabyibuka mu 2006 nibwo nasenze Imana igisengesho ryanjye bwite. Ubundi kirajyaga nsenga ndakananza Imana utuntu tw'abana, ariko nibwo nasenze numva mbivanye ku mutima. Byibuka hari nijoro mfukamye mu kibuga cya volley twakiniragamo. Nari nahuye n'ikibazo, ndavuga nti Imana rero najyaga numva iwacu bagusenga, njya mbyumva kandi rwose numva banagushima ko hari ibintu wakoze. Ibyo rero bituma nizera kuri Imana ishoboye. None reka nkisabira ikintu. Icyo gihe nari mfite ingorane, wenda ntagiye muri detail ngo nyivuge, mbabarira iki kintu kinkorere, nukinkorera ndagusezeranya ibintu bibiri: nzava kuri iki kigo, cya kabiri nzagukorera. Nari ntarakizwa, niryo sezerano nahaye Imana icyo gihe muri 2006, umwaka uri kurangira. Noneho rero ubwo mu kwimuka Imana yarabikoze, ubwo ndihuse. Imana yarabikoze ndimuka muri 2007 ndimuka njya ku kindi kigo. Ikindi kigo nkihageze rero ntangira ibyo natangiraga gukora ko n'undi Imana mbere narayikoreraga. Ubwo ngeze mu wa kane ho nyine nahise njya no mu bintu byo kuririmba. Ubundi umwaka wa kane niwo wabinyijemo cyane, ariko mbikora nyine ntakijijwe rwose, mbizi neza, ariko numva nyine ari mbikunda, ariyo hobby kiri imbere y'izindi. Hanyuma mu wa gatanu rero mpageze nibwo nakomeje gukora umurimo w'Imana. Ndi gukora umurimo w'Imana rero mu wa gatanu nibwo nongeye kwitekerezaho. Byafashe igihe kinini kuko umwaka wari uri hafi gushira, ariko umwaka wagiye gushira banyujuje inshingano nyinshi mu kigo nigagamo. Bazinyujujagaho mu by'ukuri ntakijijwe, ariko mbizi neza, ariko ntabwo bari kubibona kuko nyine nagaragaraga nk'ukijijwe. Kubera ko mfite ayo makuru, no kubera ko n'indi mico, discipline yose y'itorero nari nyujuje. Rero ibyo bintu bikunda kubaho. Nari mfite discipline nziza icyo gihe, kuko urumva nari narasabye Imana kuyikorera, nkabikora nshyiramo imbaraga kuko nabisabye Imana, nkanabikora nyine kuko nzi iyo discipline n'amakuru yose ku Bukristo amenshi numvaga nyafite. Ariko ngeze mu kubera n'ubuyobozi nari mfite bw'itorero mu bijyanye n'amashuri nyine muri secondaire, nigaga muri boarding. Ngeze mu nshingano nyinshi nkazanumva biri kundemerera. Ya makuru rero yagize uruhare runini kugira ngo nkizwe, kuko ubundi barazaga bakigisha nkumva kuko ndabizi neza ko ntakijijwe, ariko nkagira ikibazo cy'uko nimaze kugira CV isa nkaho iremereye, n'abantu bari aho ngaho nta n'umuntu nakwihanira ngo abyumve, nkumva birambangamiye, nkumva nyine cyaba ari igisebo. Muvuga butumwa rero Imana ndayishimira cyane ko uwo munsi ntabwo nyine nzawubagirwa, nawo buri mu minsi yanshimishije cyane. Ariko umuvuga butumwa Imana yaramukoresheje avuga ikintu gikomeye abandi batajyaga bavuga pe. Nari narumvise benshi, ariko we yakongeye maravuga ati ubu hano ushobora kuba wihagararaho,
ushobora kuba wumva uri umuntu ukomeye kubera mu kigo wenda bakwemera, nkaza numva nijye ari kuvuga kubera uhagarariye ibi bintu. Dushobora no kuba uri perezida w'ibintu byose, dushobora kuba ufite n'izindi nshingano, numva nijye. Hano rero avuga ariko ati ibyo ngibyo ntabwo bishobora kuzaguhesha ubugingo buhoraho. Ikintu cyaguhesha ubugingo buhoraho ni uko ubwawe wizera Kristo, akaba uwawe, akakubera ibintu bibiri. Yabisobanuye neza mbigenderaho. Akakubera umukiza, nicyo cya mbere abanza gukora, hanyuma akakubera n'umwami. Ibyo bibiri amaze kubivuga, numva nijye ariko mbura ukuntu mbigenza. Arangije atanga promise, ndamuvuga izina ndabikunda cyane, yitwa Sharumasengabira. Yari yaturutse muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yari yaje mu ishami ry'umuryango witwa Ligue. Ntabwo nabyibagirwa pe. Abantu wenda bashobora kuba bamuzi, abantu bize muri NUR, yitwa Sharumasengabira. N'amazina ye narayafashe, sinzi n'ahantu aba ariko ndabyibuka. Yari yaje ari Ligue, yaje kubwiriza iwacu. Arabivuga arangije atubwira ngo genda bapromisinga. Nta kintu Yesu, ushobora kuba ufite abantu bigeze bakudisivinga, ariko Yesu we ntiyabikora. Aduha ubuhamya bye, aratubwira ati wowe wiyakiriye Yesu ntabwo wazigera wicuza. Mbitekerejeho rero numva koko nanjye ibyo mfata nk'icyubahiro bitari binahari n'ubustari mu kigo n'iki, bifata nk'ubuswambagara. Mwana icyo gihe nabifata nkaho yampanye, ariko byarananshimishije. Muri sare twari twicayemo y'abanyeshuri, ubundi urabizi abanyeshuri bajya bihana mu bigare, ukabona barahagurutse ari nka sare yose. Ku munsi nihana yarabisipesifayinze, hahandi abantu bahaguruka basa nk'abiremera ubucocero bitabaye. Nahagurutse jyenyine, narahagurutse rwose muri sare jyenyine, arabanza mvugiraho amagambo nyine arijye munyabyaha. Rero bo nararize icyo gihe, kumvaga mfite agahinda. Ndavuga nti kumbi kweri kwa kundi bamfataga mu kigo biragaragaye, numvaga arijye munyabyaha. Ariko uko mpagaze, narinjiye ku gataburete n'akameza, uko mpagaze nkaza mvuga nti bya bindi yavuze koko nijyewe Yesu yapfiriye, nijye munyabyaha. Ngeze aho nabanje isoni numva zirashize, ndavuga nti mwabibonye, ariko icyo nzi cyo nuko ndabizi ko Yesu atari bundeke tu. Numvaga mfite icyizere cy'uburyo banyanshowarinze ko Yesu adashobora kundekura. Uwo munsi nibwo nahagurutse rero ndihana, hanyuma n'abandi baza guhagurukiraho nyuma babonye nihanye, baratangara. Ba pasiteri abo twitaga bawumoniye barumirwa, bati mwuka byara mu bintu turabifata dute, umuntu wari umuyobozi dore niwe wihannye, wenda ubwo ntekereza ko ariho ko batekerezaga. Abanyeshuri birabatangaza nubwo nta gitangaza cyari kirimo, ariko ibyaha byanjye n'uwo munsi nabishyize ku mugaragaro ku itariki 25 z'ukwa karindwi, ubwo z'ukwa munani mu 2007. Ntabwo nshobora kuzabyogirwa. Hari kuwa gatandatu mu masaa 11 gutyo. 2007 hashize imyaka 13. Inkuru uracyayibuka n'ibyabaye byose, n'icyaguteye ko ukizwa uracyabyibuka. Ndagira ngo nkubaze ni izihe nzitizi waba warahuriyemo no mu rugendo? Imyaka 17 ntabwo ari imyaka mikeya, ufite experience, ufite ibintu wagiye ubona. Ni izihe nzitizi wahuye nazo mu rugendo rw'agakiza? Ingorane ziri mu rugendo rwa Kristo, izo nahuye nazo ni nk'iz'abandi bahura nazo. Ariko hari ikintu gikomeye, cyakomera bitewe n'uko umuntu abyumva, ariko njye nicyo nabonye, nicyo nabonye mpuye nacyo, nubwo kitabujije Imana gukora ibyo yari yaragambiriye kunkorera mu rugendo rwa Gikristo, ariko mbona cyeze wenda mbivugira kugira ngo n'undi wenda waba uri kuri stage nk'iyo nari ndi icyo gihe, cyangwa wakiriye Kristo vuba aha, n'abashumba bacu n'abandi bantu bose bafite mu nshingano babimenye. Ikibazo ingorane nahuye nayo, reka nyivuge mu buryo bwagutse. Urabona abantu abenshi bamwe tuba dufite ababyeyi, abandi ntabo bafite, ariko ubupfubyi ni ikintu kibi. Ingorane iba mu rugendo rwa Gikristo ya mbere nabonye ni ubupfubyi. Umuntu ugasanga nyine abuze ababyeyi bo mu mwuka, cyangwa umubyeyi umwe rwose ukamubura, kandi iyo umuntu adafite umubyeyi nyine abura umurera. Niyo ngorane ikomeye. Ibintu byose uretse kwiyegerera Imana ikakoherereza kumufasha, Kristo yadusezeranije, naho ubundi nta kindi. Niyo ngorane ikomeye, ibindi ni nk'iby'abandi bahura nabyo.
ingorane no kubura umubyeyi, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndi kumva sanse uri gushaka kubivugamo. Kubura umubyeyi mu buhe buryo? Uravuga momenta ushobora kugufasha gukomeza muri iyo nzira y'agakiza, cyangwa umubyeyi tuzi ko na Kristo ari umubyeyi wacu? Umubyeyi uri kuvuga ni mu iyo sanse? Ndavuga umubyeyi wo mu mwuka, juste umuntu umenya ngo uyu muntu ari kuri iki kigero, uyu muntu ari kuri iki kigero nibwo agikizwa, akwiriye kurya iyi ndyo, akaba ari umuntu nyine kugeza uko agenda akura, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga, kugeza umuntu nyine ageze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo, nicyo twipimaho. Mwene ibyo bintu rero ntago nyine ni imbogamizi, mvuze imbogamizi ziri rusange, ntago ari ukuvuga ngo n'igihe wahuye nayo cyane, ndabizi ko n'abandi benshi bahura nayo, siritu nko mu madini menshi n'amatorero mbona nyine akenshi ikintu kititabwaho. Niyo ngorane ikomeye nahuye nayo mu rugendo rwa Gikristo, n'izindi zose ziri rusange, ariko ndumva ariyo yagutse wenda. Reka ngusabe noneho unshushanyirize urugendo rwawe rwa Gikristo n'urugendo rwa mbere yo kuba umukristo, ubigereranye ibyo bintu bibiri. Wari ukiri umwana, ntekereje mu myaka 10 n'ingahe ishize, hari kera wenda ushobora kuba utabyibuka neza, ukumva ko wari unezerewe, kumva wari ufite amahoro, sinzi, uraza kutuganirizaho uduhe ishusho, udutandukanyiriza ubuzima bw'umukristo ukijijwe n'ubuzima bw'umuntu utarakizwa, utubwire ukuntu wowe wabigereranya ushatse kubigereranya. Ubuzima bw'umuntu wakijijwe biroroshye rwose. Ubuzima bw'umuntu wakijijwe maze gukizwa aho bitandukaniye. Okay, numvise Kristo abaye wanjye, numvise nyine Kristo ari uwanjye, byamaze ubwoba, byampaye confidence, numvise nta muntu wampeza mu gakiza. Hari ukuntu nyine nabaga ndi kubikora, ariko naba niyizi, nakwitekereza mu byaha byanjye, nakwitekereza mu ntege nke zanjye, nubwo abantu baba banyemera, nubwo abantu baba batabizi, kaza numva nta confidence mfite. Ikintu cya mbere nshimira agakiza nuko nyine maze kwakira Kristo, numvise nyine mbohotse, numvise mfite confidence. Nyine ubanza nanone nkunda kubibwira abantu, nyine nta muntu wamburanye iby'umusaraba, kubera yuko mfite ikintu agakiza kamariye ku giti cyanjye rwose. Nyine ni ibintu navuga twabiganiraho umunsi ugashira. Rero narabyishimiye maze kwakira Kristo, nicyo cya mbere yankoreye. Ikindi cya kabiri yatumye, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, yatumye nyine numva koko akwiriye kumbera umwami. Byari ikoze nkakira Kristo, ikintu cyanyumvishije ko Kristo ari muri jye. Mpora ntekereza ku bwami bwe, mpora ntekereza uburyo umwami wanjye nkwiriye kumugandukira. N'ibyo bintu bibiri bikomeye gakiza kakoze mu buzima bwanjye. Murakoze cyane Benjamin. Reka rero tunyarukire gato ku bijyanye na kariyeri ya Benjamin. Wenda nawoze nigeze kubikomoza, ngira ngo mvuga ko hari indirimbo watangiye kwinjira muri muzika nawe, ariko kandi reka dutangire kuri base. Wavuze ko ukunda kuririmba, ukunda umuziki, ndetse tuganira na Ezira mu minsi ishize. Ezira Joas, ngiye ko kumuzi. Ndamuzi Ezira Joas. Iraho ikiganiro mwagiranye cyaransekeje, ya nawe yarabivuze nyine ngo aracyari muto nyine, ya mwana rwose ubyibushye, ubwo nyine n'umwana wabyibushye nyine nta kundi nabigenza, ariko turaziranye, n'inshuti yanjye cyane. Yakomeje ko hari umuryango muhuriraho witwa Pakafa, navuga ko uri umudirija wabo. Yatubwiye umuryango ho gato, atubwira yuko ugira nakora ari umuryango, ariko sinshaka kuganira ko tuganira kuri uwo muryango, kuko twavuze ko tuzashaka umwanya kuganira n'abayobozi babo tukawumenya birambuye. Ndashaka kutubwira ni ryari watangiye kuririmba, watangiye umuziki ryari, kugeza aho ujya ku rwego rwo gutoza amakorali n'imiryango nk'iyo ngiyo irimo abantu b'abanyempano nka Ezira n'abandi tutaragenda wenda duhura nabo, ariko benshi nkeka ko ari benshi, kuko abana b'abapasiteri kimwe tubaziho na abanyempano. Byatangiye gute? Uratuganira muri rusange iyo shusho yo guhera ugitangira kwinjira muri muzika, ugitangira kumenya ibyo uri gukora ibyo ari byo, ugitangira kumenya ko ari impano yawe, kugira ngo tumenye ngo urugendo rwa rumeze rute. Natangiye muzike ubyo ari byo byose, buriya hari natangiye muzike igihe ntari mbizi, ariko reka mvuga igihe nari mbizi nyine ni igihe numvaga ndi interested n'indirimbo. Natangiye muzike
nkunda kuririmba ariko mbikundira ahantu habi. Buri abana b'abapasiteri nyine tugenda duhura n'ibintu rimwe na rimwe bitudindiza muri career zacu tuba mu cyaro. Icyuma nashoboraga kubona cya providinga sound ya music yari ingoma y'uruhu. Yari ingoma y'uruhu rwose. Iyo ngoma rero nanjye nayidagaduyeho icyo gihe rwose. uzi kuvuza ingoma cyane Pe umuntu wese unzi cyane mu bwana kinanziho nuko azi ko nzi kuvuza ingoma. Navuzaga ingoma rwose mu giterane cy'abantu nk'ibihumbi 3 mu cyaro bakazigerekeranya nkazikubita. Nyine naho natangiriye muzike nkazajya mpora ndirimba. None naririmbaga nyine ibyo numvise abandi baririmba nakumva karirimbo nkagasubiramo. None mbikunda ntanabizi. Nyuma rero nibwo abantu natangiye kubona banyifashisha cyane. Natangiye kumenya ko nshobora kuba nzi kuririmba ubundi ngeze nko mu wa 4 kuko ibindi byose nabikoraga mvuga n'ibyanyu byo kwa pasiteri. Ariko ndabyibuka mu rugo twajyaga tugira akantu ko kuririmba tukigana indirimbo. Abana bo mu rugo barabizi. Twafataga indirimbo twumvise kuri radio tukiri bato tukicara tukayiririmba. Ababwira nti rero nta nubwo nabaganza amajwi nti wowe ririmba gutya ntawe ririmba gutya. Urumva bakabiririmba tukumva biraryoshye. Nk'umushyitsi yaba yaje kudusura tukamuririmba. Ubwo mu by'ukuri ni muri kariyeri ya muzike nyine nyitangira byari ibintu nyine Imana yiremera mu muntu ariko bidafite ahantu byashorera imizi kubera ko nta hari hahari. Ariko nyine hamwe n'Imana nyine byagiye bizamuka tuza kugeraho tubona naho twashobora kubona n'ibindi by'iterambere. Ntekereza ko uko nagiye nzamuka biraho ndumva ari ibyo. Ubu Benjamin aba makorara ngahe uyu munsi wa none? Icyo kibazo ngisubije navuga ko mba mu makorari menshi ariko nanone nk'ubu ngubu nanone navuga ko nta nimwe mbamo kubera ko urumva byose ndabisobanura. Mba mu makorari menshi kuko urumva mfite ahantu wenda nabaye hose nahabaga mfite ukorari ndirimbamo mfite worship team ndirimbamo wenda rimwe na rimwe ugasanga sinimwe urumva. Noneho kandi urumva nabaye ahantu henshi ubuzima bwacu bw'umuntu none hakiri n'umuseribateri abagenda ahigahiga ahantu hose. Nabaye ahantu henshi urumva ahantu henshi hose nabaye muri korari. Noneho mba no muri worship team ariko kuri ubu numvita homba. Rero navuga ko wenda ngereranije hari n'amakorari nk'uko wabivuze najyaga ntoza bakansaba ko nababera umunyamuryango nkabyemera kandi iyo nabyemeraga nabaga mbikwiye ku mutima. Ubwo nabaga nk'umuririmbyi mba muri groupe zose. Ubwo nyine ibyo umuririmbyi asabwa nanjye ndabyikora iyo korari. Rero mba mu makorari menshi pe ntabwo nyine nayabaza ubu ntabwo nahita nkubwira ngo nangahe ariko mba mu makorari menshi. Benjamin mu makorari menshi bibaho cyane. Benjamin utoza amakorari ndetse umuntu watubwiye kuturangiyeho cyane tubwira kuri Benjamin cyane natubwiye ati Benjamin ahimba indirimbo nyinshi cyane. Benjamin uwo muntu atuganiriza asa nkaho ari umuntu kuzi yaratubwiye ati Benjamin ashobora kuba atazi umubare w'indirimbo amaze guhimba. Nibyo koko? Umuntu wenda koko wasanga nzi nyine umubare w'indirimbo amaze guhimba ntabwo nkuzi pe ntabwo nkuzi. Indirimbo nyine ndazihimba so ntabwo reka ndazihimba reka nkoreshe nanjye iyo terme. Indirimbo ndazihimba nyinshi ntabwo nzi umubare w'indirimbo amaze guhimba. Iyo umaze guhimba indirimbo uyishyira hehe kuko tumaze kumenya indirimbo yawe imwe ya Benjamin ku giti cye turaza kuyigarukaho mu kanya gatoya ariko ubusanzwe izo zindi nyinshi cyane utahita umenya umubare uyu munsi wa none wazishyiraga hehe zajyaga hehe? Indirimbo natangiye kuzandika nta nubwo ari kera urumva n'ubundi niga muri segonderi niho nabitangiye ariko nazandikaga mu gakaye kera mfite agakaye kanditse indirimbo nyinshi cyane nandikaga ndi mu ishuri nkazandika kabira baye mfite. Rero izi ndirimbo natangiye kwandika maze gukizwa ariko nanakorera Imana. Izo nahimbaga rero nazigishaga korari aho nabaga ndi abanyishije korari yaba indirimbo numva yafasha abantu kuramya no guhimbaza Imana nkayigisha worship team. Inyinshi nazigishaga amakorari mu by'ukuri nta ndirimbo nigeze mpimba ngo ngiri yanjye
nigiri yanjye ku giti cyanjye. Zo nahimbaga zose nazigishaga amakorari amwe ndirimbamo, ayandi wenda nagiye nko kuyatoza nkasanga wenda bafite nk'ubukene bw'indirimbo. Imana yamfasha kuko ntabwo njya mpimba indirimbo nyine ngo mvuge ngo reka mpimba indirimbo nyine kuko Imana impaye indirimbo. Niko byagenze. Okay, urakoze cyane Benjamin. Muri urwo rugendo rwose uravuga ukiga segonderi, nibwo watangiye kwandika indirimbo. Noneho niki cyaguteye kugira ngo muri uyu mwaka muri 2020 uvuga uti noneho nibwo ngiye kwinjira muri carrière musicale? Se Benjamin tumwitegeho iki? Se uje koko uje muri muzika noneho ugiye gukora indirimbo nyinshi? Niki cyatumye wumva uyu munsi wana nibwo wakwinjira muri carrière musicale? Narabiteguye cyane cyane mbyitegura mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka. Narabisengeye mbisaba n'Imana, ndayisaba ngo mu gihe gikwiriye Imana izamfashe ntangire kuririmba mu buryo bw'umwuga, ariko nanone nyine ivuga butumwa ryo kuririmba ndikore mu buryo buhoraho kandi bw'umwuga. Ntago rwose ari ibintu byo kuvuga ngo pe ntago bintunguye. Nari narabipanze wenda Imana yagennye ko bizatangira iki gihe, ariko kuva kera ndi umwana zari inzozi zanjye. Hari abantu benshi bagiye babimbwira batese kuki utaririmba ngo usohore nk'indirimbo, ariko nyine numvaga atari cyo gihe. Numvaga hari ibintu byinshi nkeneye cyane cyane mu buryo bw'umwuka. Nari nkeneye bagage ihagije, numvaga nkeneye bagage ihagije. Hari ibintu nari nkeneye kumva neza kuko buriya nyine mbifata nk'umutetsi nyine. Ntago umuntu ashobora kuba azi guteka neza banariho kambivuge gutyo. Hari ikintu nangaga nyine njya mbona ku baririmbyi baririmbira Imana. Unashobora kuba ari nk'umutetsi ukabona azi guteka neza, ariko wamusura musuye wenda wamugezeho cyangwa uko wabibona kose ugasanga nta stock afite, ugasanga nta byo guteka, ugasanga ameze nk'aho ateka ibyo abandi bamaze guteka. Ugasanga icyo mvuga nyine uracyumva mu buryo bw'umwuka. Nashakaga nyine ko icyambere ngira stock, mba mfite ibintu koko mvuga ngo niba naririmba ndindire ko Imana impa indirimbo ngo nyiririmbe, iyi izajya impa yose ninzajya mba mbonye message njye mba mfite stock koko yo guteka iyo message. Ibyo rero nicyo nategereje cyambere, kandi ni ukuri no muri bya bindi nakubwiye by'ingorane nabonye mu gakiza umuntu agenda ahura nazo n'inzitane, ariko nyine Imana yarandeze yangiriye neza cyane ingeza ku rugero ntekereza yuko nanjye ibyo ari byo byose ntago ndi umwana. Twumvise indirimbo nziza cyane, indirimbo ku ivuko. Ese wenda kamite nkubaza icyo kibazo mu rugo nagana he uvukagana? Mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, benshi bakunda kwita Butare. Gastrida. Iyo uvuze ku ivuko se uvuze ati ku ivuko waririmbaga mu karere ka Huye nyine? Kareka ntago bishoboka, ntago naharirimba nyine. Wenda nabivuga gutyo ngo abanyabutare bene wacu bagire ngo nuko mpanga, ariko nyine ntago Butare nyine naharirimba ngo mvuge ngo ni ku ivuko mu buryo bw'umwuka. Okay, watuganiza gato ahantu wakuye inspiration yo gukora iyo ndirimbo? Buriya indirimbo ngo hari umuntu umwe atuganije aratubwira ngo indirimbo inyuma y'indirimbo haba ari histoire ndende cyane, ishobora no kuba nk'igitabo cyose, ukashaka uburyo ushyira mu ndirimbo y'iminota nk'ibiri. Tubwire iyo inspiration y'iriya ndirimbo yaturutse he mu by'ukuri? Bivuze nibyo pe. Inspiration y'iriya ndirimbo nyine irimo igitabo, kuko namaze igihe urumva nari mfite indirimbo nyinshi nshobora gukora. Vuga ngo ngiye gutangira iyi kariyeri, nari mfite indirimbo nyinshi nakora. Numvaga mfite na message nyinshi, ariko iriya ndirimbo yari imazemo igihe. Nubwo yaje nk'igisubizo turi mu bihe bya corona, bya corona, bya lockdown. Wumva nari nifungiranye nk'abandi bose mba mu nzu, ariko nari maranye iminsi ikibazo kuva nakizwa mpora nkibaza, ntekereza ku gakiza, ntekereza ku mwami Yesu Kristo, ntekereza ku bintu byinshi. Ariko naratekereje nyine ntekereza mbona igisubizo muri iriya ndirimbo. Nakibonye mu ijambo ry'uko turabana b'Imana.
natekereje yuko turabana b'Imana bimpa igisubizo. Ibyo aribyo byose numva ndanyuzwe, naranyuzwe nyine buriya ubwo mbivuze wenda nyine ya ndirimbo numvise ari indirimbo y'ubuzima bwanjye, niyo mpamvu ariyo nayihereyeho. Nayivugaho ibintu byinshi nk'uko bivuze igitabo cya Kuzura. Kuba turabana b'Imana numvise bikwiriye kuba bihagije umukristo wese, byagakwiriye kuba bihagije pe. Nta kuba umwana w'Imana byagakwiriye kuba bitari bukenere ikindi kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo umuntu yumve anyuzwe. Rero numvise binyuze, hanyuma nshaka ikintu cyabimininga neza, ikintu cyabisobanura neza, bikangera nyine ku nyota uko numva mbishaka. Buriya kenshi iyo umuntu avuze ko ari umwana se, ahantu aba akenshi bavuga nyine ko ari iwabo. Nicyo cyatumye nyine iyo tayito nyine natekereje ko ahantu data aba ariho ku ivuko. Numvise binyuze, numva nyine ahantu data hano ku ivuko, kandi ndabizi neza ko data ari umwami w'abami. Nyine numva iwacu ni mu bwami. Biramfasha nubwo ntabasha kubisobanura ibyo ntekereza byose ku bwami, ibyo ntekereza byose ku kuba ndi umwana w'Imana, ariko nashatse gukorera ndirimbo ku ivuko kugira ngo umuntu wese w'umukristo wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza abitekerezeho, yumva amahirwe akomeye. Nari maze iminsi mbona ibintu byinshi, ni ukuri pe, banza ngiye kubivugaho amagambo menshi. Nari maze iminsi mbona ibintu byinshi, icyo wabihuza nacyo cyose, indwara z'ibyorezo, ibiki, agahinda byahozeho bizanahoraho, ariko numvise nkwiriye gutangira nyine namamaza ubutumwa bwiza, mvuga ko iwacu atari inaha. ngira ngo byagutera amatsiko wowe ukurikira Inyigisho TV kugenda ukareba iyo ndirimbo. Ese ushaka kureba iyo ndirimbo, ushaka kumva iyo ndirimbo, ubwo butumwa bwiza ushaka kubugira, yabikura hehe, yabishakira hehe? Biroroshye kuri ubu, social media zarabyoroheje, hasigaye abaho YouTube channels, niho nahita ndangira abantu horoshye. Iri kuri YouTube channel yitwa Ben Igiranez, niyo mazina yanjye, nitwa Benjamin Igiranez. Niho wayishakira kuri YouTube, wagerayo ukayireba. None twitega iki kuri Benjamin muhazaza? Uyu munsi muri 2020 Benjamin yashyize indirimbo ye ya mbere hanze, indirimbo nziza cyane, ngiye nagize amahirwe yo kuyumva. Twitega iki noneho ku hazaza? Nicyo ugiye ubikiye abanyarwanda muri rusange, n'abakunda umuziki ndetse n'abakunda n'abari mu nzira y'agakiza muri rusange? Nyine ntago ari ukwipasa muremure, ariko nyine ntago ari nicyo mbikiye abanyarwanda gusa, ni nyine nicyo mbikiye isi yose. Ko nyine ndumva nyine niko nabitekereje kandi nabisabye Imana igihe kinini, irabizi. Nyine niyemeje gukora ivuga butumwa biciye mu ndirimbo no mu bundi buryo bwose Imana izanshoboza muri iyi kariyeri. Mwitege ko nzagerageza kuzajya mbaza Imana icyo ishaka kubwira abantu bayo, hanyuma nyine ikimbwiye nkakibabwira. Kandi nyine mwitege yuko Imana nyine izafatanya nanjye ibintu bihambaye. Na nyine nabitekereje kera, kandi nyine reka mbyite inzozi, kugira ngo muri no minsi abantu umuntu asigaye avuga ikintu mu buryo buri spirituel bakavuga ngo arakabije. Reka mbyite inzozi, mu nzozi zanjye ndabizi ko bizaba bihambaye. Reka mbivuge nta kintu cyo guheraho gihari, kugira ngo abantu babone yuko ari Imana niringiye. Nta kindi kintu kidasanzwe, ariko ndabizi neza ko Imana izanshyigikira kandi bikagera kuri cyane, harenze nyine aho umuntu yahita atekereza ubu. Kandi ntago ari kuvuga ngo bizafata igihe ngo runaka. Igihe icyo napanga nk'umwana w'umuntu cyaba ari igihe, ariko icyo nabasaba nyine abantu bazareke dufatanye. Ndabizi neza ko Imana nanjye ifite icyo ishaka kunkoresha mu buryo budasanzwe mu gihe nk'iki. Mukunzi w'Inyigisho, indirimbo ugenda yumve kuri Ben Igiranez, kandi subscribe kugira ngo nizo ndirimbo zindi nibyo ari kugutegurira byose uzabashe kubikurikirana nta na kimwe kigucitse. Hanyuma reka tugaruke kuri kano kantu gatoya, tuganira na wa wundi twaze tuvuga, twamubajije ku bijyanye no gushaka n'urugo. Aratubwira ati rero abanza ari haya, tugahita hari umuntu ndi imbere negereje ko abanza akamwanya ranjye nkaza. Aravuga ngo Benjamin unamurebye ubwabyo wabona ari mukuru. Sinabibonye cyane, abanza ari amaso yanjye. Tubwira undi Benjamin afite imyaka ingahe nimba atari yo? Yumva
ibi biranshimisha. Imyaka yanjye ni myinshi, byo ntago ndakana kuko urumva, ariko ahubwo biranahuriranye. Ntangiye kariyeri mfite imyaka nk'iyo Yesu yatangiranye kariyeri ye nawe ku isi. Kurumva ni 30 yuzuye neza. Urumva navutse mu 1990. Wa mugane rero urumva ko ntarakana, ariko iyo myaka ubundi niyo myaka ikwiriye kugira ngo umuntu agire igikorwa akora rwose. Benjamin, izira se muziranye muri ubwo buryo mwagira ngo ni ibintu mwaganiriye? wasanga abanserereza ariko izira gihemba mbona nduta, kuko nyine uretse ko ari umwana ubyibushye, urumva nkuko abyivugira nawe nyine arabyibushye cyane. Noneho rero abantu babona ameze nk'umusaza, agahita avuga ati nta kindi nuko giye nabyibushye ariko ndi umwana. Ubwo naho biva ko ari umwana ubyibushye, nta kindi kintu rwose. Ni inshuti yanjye nyine, ariko gihemba mbona ari mukuru pe, mbona wenda andusha nk'imyaka nk'itanu. Kubera yuko ukuntu namwe mumubonye, wenda Ezra Joas ni umuhanzi nyine, mwamureba namwe n'ahantu akunda gupostinga n'amafoto yipe, n'umuntu mukuru nyine simba nzi nyine ukuntu byagenze. Nanjye buri imyaka y'Isinjya nyimenyera. Reka tugaruke kuri muzika gato. Benjamin acuranga ibihe byuma by'umuziki, avuga ati batubwiye ingoma, twatangiranye ucuranga indirimbo imeze neza kuri piano, uririmba neza cyane. Ese Benjamin acuranga ibihe byuma by'umuziki? Ntabwo ubundi ndi umucuranzi mwiza, kuko ibintu ncuranga nyine ni ibimfasha kuramya Imana mu buryo mbohokeye. Iyo ndi gucuranga rwose ntabwo nyine mbikora, ntabwo navuga ko ncuranga professional. Okay, ntabwo navuga ko mbikora nyine mvuga ngo ibintu ndabimastering 100%, ariko ibyo nkora nyine mbikora nizeye neza yuko ari byo nkwiriye gukora, bikaba bihagije, Imana yanjye ishyirwe hejuru. Rero byuma by'umuziki ncuranga piano, ncuranga gitari acoustic, ncuranga drum, wumva bikurikiye ku ngoma. Sigira ngo buri hasi ibyo ngibyo. Hanyuma ndagira ngo nkubaze, ni uwuhe muntu ufatiraho icyitegererezo muri muzika, haba mu Rwanda cyangwa ku isi muri rusange, ugatuye niwe muntu uri role model wanjye? Muri muzika nkunda hari umuntu ngira role model wanjye kuva kera ndakana. Nakundaga kureba indirimbo ze kera, n'abantu benshi bataramureba ahari, nubwo nsigaye mbona ubu abantu benshi bareba indirimbo ze. Turanitirana, yitwa Benjamin Dube, ni muri South Africa. Nyine nkunda umutima wo kuramya mubonana iyo ari kubikora, nkunda style aririmbamo, nkunda ubwoko bwa production bwe, nyine ibintu byinshi byose ni role model wanjye. Mba numva nyine nzagera ku rugero rurenze urwo yagezeho. Okay, Benjamin rero nkuko natangiye mbikubwira, iyi TV yitwa Inyigisho. Iyo tugiye gusoza ikiganiro, akenshi na kenshi hari ibintu bibiri njya nkunda gukora. Hari ukuntu tubaza ikibazo runaka ukaba wagisubiza, hanyuma nyuma y'icyo kibazo ukaduha inyigisho ushaka gutanga. Inyigisho yakuba cya kintu ufite ku mutima ushaka gusangiza abantu, ukavuga ati iki kintu nicyo maranye iminsi ku mutima, nicyo nshaka kuba nabwira umuntu, kikagira icyo kimumarira mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka we nkubaze ku bijyanye n'indege. Niki gituma indege ishobora kuguruka, imodoka ntiguruke? Baje ikibazo cyiza, kaka challenge mwazanye ku Nyigisho TV ni sawa cyane. Iyo nza kuba wenda hari umuntu kubagana ngo mbe nkunda gusoma ibintu byinshi cyane, naringiye rwose gusebera kuri iyi televiziyo, kuko ubundi ntabwo nize physique, ariko nkunda kwidocumenta, nkunda gusoma. Ubundi ikintu gituma indege iguruka naje gusanga ari umuyaga. Indege nta zindi imbaraga zidasanzwe zindi kura handi, ahubwo ikoresha imbaraga zibiriho. Ni umuyaga utuma indege iva hasi. Hanyuma tuganirire gato rero, uduha inyigisho twasigira abantu kugira ngo bakuri icyo kintu kiganira avuga ati numvise umusore Benjamin ampa iki kintu cyankoze ku mutima, ku buryo nyine tuva ko yari ku nyigisho nyine.
ndumva inyigisho nshaka kuyisanisha n'ubundi n'indirimbo twavuze, indirimbo nyine nahisemo gutangiriraho, indirimbo nanditse yitwa ku ivuko. Ndumva nshaka kubwira abantu bose bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, abantu b'Abakristo, abantu biringira bizera karabana b'Imana. Iyo tuvuga yuko iwacu ari mu bwami, nyine dukwiriye kubisanisha n'ubuzima bw'ubwami. Ubuzima bw'ubwami bukaza mu buzima bwacu. Ntago nyine maze igihe kinini mbitekerezaho, nsanga ikibazo cyonyine kiba mu bana b'Imana ari ikibazo cy'ubwami. Kandi na Yesu yabivuzeho. Yesu yigisha abigishwa be gusenga, nicyo kintu cya mbere yahereyeho. Yaravuze ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ibintu byose nyine nsigaye narabikubiye mu bwami. Ni ikibazo cy'ubwami. Juste nyine ndumva umuntu ureba Inyigisho TV namubwira ngo niba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, umenye ko ukwiriye no kumwakira nyine nk'umwami koko. Ni umukiza, nta n'uruhare wabigizemo rundi kugira ngo abe umukiza. Nibyo rwose ndabyemera 100%. Ariko ndumva hari inyigisho nshaka nyine gutanga, kuko hari abantu benshi batinda kuba ari umukiza, nta contribution bagiye kumuha, nta n'ikindi bari bubihindureho. Hanyuma rero kubitindaho cyane ukabona bibagiwe ko ari n'umwami. Narabigenzuye cyane muri systeme y'isi, nsanga nyine nta mwami n'umwe utagandukirwa. Mwami, ubwami bwose nyine bugira ubuyobozi. Ubwami bwose bugira umuyobozi. Rero nyine tureke kwibeshya ngo natwe tubeshya abandi. Tureke kwibeshya ngo natwe tubeshya abandi. Niba tuvuga ko Kristo ari umwami wacu, akwiriye kutuyobora, nta yandi mahitamo. Kandi ubuyobozi bwe ni bwiza. Ndumva ari cyo kintu navuga mu buryo bwose. Bundi ni ikibazo cy'ubwami, byaba ari mu buryo bw'ubuyobozi no mu bindi bintu dukenera. Ahantu ubwami bwageze ibintu biba ari stable. Ubwami bwageze, nimba twimvira ko Kristo ari umukiza wacu nabe n'umwami w'ubugingo bwacu, Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusoza, wowe wakurikiye ikiganiro ndagushimiye cyane. Tugiye gusoza Benjamin uturirimbira ku ndirimbo yawe ku ivuko ho gatoya, kugira ngo ufashe abantu no mu ijwi ryari ry'umwimerere ritaciye muri studio. Hanyuma nkubwira wowe ukurikira Inyigisho TV, ukunda Inyigisho TV, kutibagirwa gukanda subscribe, sharing, comment. Nawe inyigisho yawe ushobora kugira umumaro tugirira wishanditse muri comment, cyangwa se ushaka ko nuko tuzaganira, ushaka kutwandikira, hariho na nimero ya telefone ku buryo twazaza tukagirana ikiganiro nawe. Hanyuma rero Benjamin, sinzi nimba uri set ku buryo kuturirimbira ku ivuko. Taririmba agace kamwe ketubiri. Nahisemo kubaho ubuzima bwo kwivuko, nahisemo kuikaze ubwami mu buzima bwanjye, nahisemo kubaho ubuzima bwo kwivuko, nahisemo kuikaze ubwami mu buzima bwanjye, kwivuko aho databa nta ntambara zibayo, kwivuko aho databa nta ndwara zigerayo, kwivuko aho databa nta byago bibayo, cyewe nahisemo kubaho ubuzima bwo kwivuko, nahisemo kuikaze ubwami mu buzima bwanjye. Imana iguha umugisha wowe wakurikiye Inyigisho TV. Imana iguha umugisha Benjamin, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, kandi twizeye ko n'ikindi gihe cyose twagutumira twakubona.
namwe mwakoze, nago nabura kubashimira igitekerezo cyiza ku mushinga mwiza wo gushyigikira ubwami bw'Imana. Cyo nabwira abantu bakurikiye Inyigisho TV nsoza nuko nyine ntabwo dukwiriye kubifata nkaho ari ibintu by'ibikino byo kwiyamiza. Ibi bintu Inyigisho TV bayakoze biba byatwaye umwanya, mbere na mbere bitwara ubushobozi. Niyo mpamvu natwe dukwiriye kubishyigikira kugira ngo byamamaze ubwami bwa Kristo. Niyo mpamvu nsaba umuntu wese ukurikiye iki kiganiro kuba yakora like, akareba iki kiganiro, akakirebera kuri iyi TV, agakora subscribe, kugira ngo ibi bintu nyine natwe tube umusemburo w'ibyiza. Dufatanye. Ndabashimiye, ndashimira abakurikiye, ndabashimiye. Imana iduhana umugisha. Imana iguhe umugisha cyane Benjamin, mwakoze cyane. Ciao ciao.